Mwari mutasebije sinabona kumva shoje ubutumwa hakunisire nyine ko amafaranga wayazanye yose wayazanye amafaranga yose amafaranga mama nawe nazanye pe usinari kuba nayazanye sinyashyiraho dusabwe tuyashyira byagenze bite se uzi rugamba nagezeyo arambwira ati amafaranga ntabwo basize kuri konti ati ahamagara bosi ngo gufata telefone arangira avuga ati amafaranga na arajya yambwiye ukuntu bimeze nayabona aza kuyakohereza asiwe urugamba kari umufaranga yenda ari mfite muzima nawe nkaba ndeba agiye kumbera ikigusha mbigenze nte koko ubu ndamukorera iki nawe urafite icyo gukora nisi ko ntamwirukana nisi namuhapfiraje gusa amafaranga yarabuze ariko sinagerageze basi nanjye nshakira amafaranga kuko nanjye ndayakeneye witegereza uku kwezi urebe ko arayaguha kuko uzi ko urugamba yishyura neza ntabwo wahita umweza kuyazana urugamba ngiye kumufatira ibyemezo kugira amafaranga nayangereza azahita amuhereza kuyaha iyo mama urabizi ko urugamba yakwishyuraga neza nyuma we mukanga wari ufite muzima wenda ashobora kuba ari ikibazo wenda abantu bagira ko amafaranga yabuze ntabwo wahita ufata umwana mwanzuro umeze gutya ese nibyo nahoramo ntabwo ari byo wahoramo ugomba kubyiga nzamufatira ibyemezo kandi bizaba bihakanye mama reka mbe ngufashije ibyo warimo urakora kuko nawe warabuze iyo nahasigaye basi yakorera ikibazo
Isaha. ndangije kwitegura rero twagenda tukajya kuryama. Urangije kwitegura? Ndashaka kwitegura. Ageze vuba. Mbona ni byiza cyane shari ngeze vuba kabisa. Nyine tugende. Tugiye kwisoko. Mbona hari akadosiye nari ndimo nkora gatoya. Kwihangana n'iminota 5 gusa. Uvuye muri dushe tuvuganye ngo iki? Mbona ukuvuga ngo ndabizirikana ndabizirikana tumaze kuvugana ariko bakihangana kabisa iminota mike. Shiri mbabubajije nanjye mereza umwanya mukuri nanjye ndagukumbuye. Simba n'uturansigaye mfite. Ariko none uzi ko uri igitangaza. Tugiye kuruhuka. Mbona ni byiza ko mbere yuko tugiye kuruhuka hari akantu gatangira tuvuga. Akahe? Akabazo ka Jose. Ikibazo cya Jose kabisa kirumvikana. Kandi umwana wanjye arimo aravunika. Tugomba kumushakira umukozi. Ibyo byo kuvunika pe. Ariko shiri ko nerutse umbwira ugiye kumushakira ishuri byagenze bite? Ntabwo nabikubwiye. Nashwida wigeze umbwira? Oya ntabizi ngo nabikubwiye ni ukubera akazi. Oya ntabwo wigeze umbwira sindi cyabiguteye. Ni ukubera akazi. Ni ukubera akazi nayo naribagiwe ariko mbo ishuri ryarabonetse. Sure ariko mana yanjye wowe warakoze. Uri umwana mubi. Iyo nkuru nziza uyiherane buretse. No ni ukubera akazi sheri. Nawe ureba amajoro umuntu aba yatashye mba nananiwe byose ntabwo nabyibuka. Ibyo akazi ari byo mba nibagiwe. Gusa wagize neza. Neza umwana wacu rero agiye kwiga he mu Buhinde. Imana ishimwe. Sheri sindi twajya kuryama. Twagenda nta kibazo cyo akazi kandi twambujije no. Gende umunsi ninjye nawe. Reka. Ariko shana noneho nawe sinzi rwose uyu munsi uranye bose. Kamanza zimye mashini gatoya noneho. Tugenda nta kibazo. Urumva utansiga? Gira vuba urimo gutinda nawe. Gira vuba. Ntabwo byoroshye. Nanjye siwusiga. Tujyanye ntacyo ndayizimiza mu cyumba. Sheri kugira ngo ngushake ubundi nabanje gushima mama wawe. Nabonye imico afite. Ashatse umugore mwiza. Ya mukobwa ndeba wambaye neza ruki. Mama araho naringiye. Yes, yakaga gahunda utambwiye. Ngiye gusaba gabushya. Kugira ngo ndebe ko urazi gukama. Jose rero mufite inkuru nziza. Ariko mbere yuko nyikubwira urabanza ungurire. Iki? Mama, iyo nkuru ni iyo buriya. Urabanza ungurire. Mama, mbabarira ugiriye nkuru sibyo? Siko mukunda? Sibyo? Jose, Karama. uzi iyo nkuru? Nanzi. Papa yakuboneye ikigo hanze. Papa mboneye ikigo hanze? Jose? Wowe Jose. Mama ni hehe? Buhinde. Wow! Mama mu Buhinde? Yego. Mana we, mana shima. Mama. Papa ari he? Papa yasinze hano yaragiye gatoya ariko nyine araje mu kanya. Noneho ndamuheka mama. Urabishimiye? Ndabyishimiye cyane. Ibaze ingenzi zinageze mu Buhinde. Yesu. Uragiye rero. Uragiye pe aho kwicara. Nose mama. Nijya nzagenda. Ntabwo umunsi twamenya ariko biri hafi. Biri hafi? Mama ndabyishimiye pe. Jose rero mwana wanjye. Ndakora. Sugiye ku ishuri. Uzitware neza userukira abandi bana b'Abanyarwanda bari kwigayo. Mama urumva? Kandi ikindi kwiga hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uzagende wifate neza ukundishe nyine abanyamahanga uzasanga y'u Rwanda. Uzitware neza. Sibyo? Kandi ibihembo tugushakaho ni ukuzazana amanota meza. Ugahesha ishema u Rwanda ndetse natwe ababyeyi bawe. Mama,
nzaba babiri intangarugero nzabibona. nzaba ndeba nyine Imana izagufashe. None wahamagara wa mujeridiniye akazi tukaba twamuhereza akazi. Akabona akanya ko kuruhuka nyine nawe witegura kuzagenda. Mama wakoze cyane ndetse muhamagare. Muhamagare. Sawa. Wow, Imana ishimwe kabisa. Twaba wagiye guhamagara miliyoneri akaza agakora akazi. Kandi rero nimero yiwe muhamagare. Ndakeka ari. Halo? Halo? Halo, Lionel, umeze gute? Ko mu rugo bagushakaga ntabwo wagera niba ufite umwanya. Okay, nko mu gihe kingana gute se? Okay, usa nari sawa. Okay, ni karibu. Yeah. Mama, usijenda? Ndagiye. Usijya ku kazi? Hari ikibazo? None se ko twari tumaze kuvugana ko ari hano hafi ko ambwiye ko agiye kuza. Amujeridiniye? Yego. Mwavuganye? Okay, reka mbe nicaye mbigutegereje niba ari hano hafi nari. Si ubwonko se uri gukomangara? Genda urebe. Kanze mufungure. Ni karibu. Murakoze. Amakuru Ese amakuru yanyu? ni meza. Mama, uyu ni wa mujeridiniye nakubwiraga. Yemewe nguyu. Yego. Umva nateye jaride neza pe. Jaride ntabwo aranzi nzi gukora jaride. Agateye jaride neza cyane. Okay, none nashaka kuguha akandi kazi. Akandi kazi? Akazi se kameze gute? Ko mu rugo. Njye akazi kose ndagakora mabuja nta kibazo rwose. Nisi tuzatura guhemba ngahe? Mabuja kubera ko nyine aribwo twatugiye no gutangira twahera nko kuri 40 ariko ukazanyongeza. 40? Nta kibazo nyine upfa kunkorera akazi neza, ubundi ikibazo cy'amafaranga cyo nta kibazo. Ariko hari ikintu kimwe gusa nakubwiye. Ikindi ntabwo nzi kumesa. ntabwo uzi kumesa? Dufite umuntu wo kumesa humura nta kibazo. Mabuja urakoze. Ahubwo se uzatangira ryari? Mabuja nzatangira ejo nzaze. Uri tayari? Ndi tayari pe kuko nabonye akazi. Okay, ejo uzazitangira nta kibazo. Urakoze. Ese ndatuye. Mama, akazi keza. Sigara no kuganiriza umuhungu. Okay, bye. Sawa. Ese mwe twapakiza iki? Mabuja ubu nta kibazo pe, ubu nta kibazo rwose mvuye mu rugo meze neza. Umeze neza? Okay. Hari? Ubwo mwakoze mwampaye akazi. Nakishimye ahubwo reka ahantu nari mfite ikiraka kandi njye kugikora kugira ejo nzabona ukuntu nagera kare. Ejo ni kare. Murakoze cyane pe. Kandi nabyishimiye. Ese ngo tugeze hanze. Kabisa.
Mazi umunsi azatubona. ahubwo tugende atubonye gute Twagiye. Teta, ukunda bazadufite. Niba dutuma ababyeyi barangagura akazi. Ufite amakuru ashyushye. Uzi wa munsi wishyura gusa twari tuve mu nzira mbabarira we. Bafite ubwoba. Mvuye mu ishuri. Okay. Mbona ko bagifata. Umbura. Yes, umva namubwira. Neza ntaho mfite ubwoba. Ushaka umusoro imana turatuzanya muri bwa buryo mwana ahubwo ngwino wawe aho basi uba wicaye nyine ukaba wicaye nawe rero uramusuhuza ndabizi ko uramusuhuza bihagije Shameze neza. ishuri rero raritorotse Byari ngombwa. usukwa n'ubukumbuye Ntabwo bandusha. numvishe bato kuza kwirirwa nyine bafite akazi ngo hamagare wanjye tuzi muba mbizi ko twanenga base kandi nanjye babizi nyine umeze neza ariko Sinari meze neza nyine gutya. ariko reba iminsi yishize ibara so bumva Nzi ko abaye ishuri. ikibazo cyawe akomeje unyigira wadanje usa n'uyu munsi ra Shari batsi ibyo urabyumva. Nta kibazo. ibyo bibazo byawe noneho urabibwira wapi Wapi? ndabizi buriya wasanga uri kundagira tu ushaka kuryama waryamye se amahirwe se nayagira maze njya ari umuntu gukomanga Nzi shari ko watinze. ni abana baba bagenda bari kuyoboza iyo barangire batsinze ahantu baranenza baba bakomeza babahakanira ntibumva ariko sheri twikomereze gahunda zacu twari tugiye kwiryamira mu uyu munsi ariko nizeye abantu nizeye utari bumbeshye Shari umunsi nawe kubeshya ariko shari uzi impamvu ngukunda wowe ntabwo umeze nk'ababyeyi banjye gute se umvuye iyo mwatsaga ikintu icyo ari cyo cyose urakirimo ariko ubu nta kintu baba ese mu rugo ntabwo babiguha oya
byihutirwa. Okay. Sawa noneho reka nzi. Nawe nta kibazo. Sinamende. Sheri ku kazi barampamagaye byihutirwa ngo barangeneye. Nihangane kabisa. Sibyo? Barampamagaye byihutirwa ku kazi kandi sizigo ni ikibazo gikomeye kibaye. Ahubwo Sheri nini urabyumva nanjye ntago ari njye kandi siko nari naguhamagaye ngo ukeneye ngira ngo twiriranwe nyine tugirane ibihe byiza kandi urumva ko bampamagaye nawe uri kubyumva ko bankeneye ku kazi byihutirwa. Ntabwo nanjye ntabwo nzi ikibazo cyabaye kabisa kandi urabizi nawe gusa n'inyutaro gukeneye kwe kuva igihe byibuze nari mbashije guprofita amahirwe ngize ayo mahirwe noneho nyemereye ko uyu munsi uri bunshimishe none ndebera. Ntabwo nzi ko byiyumvisha. Sheri ahubwo rwose yangane kabisa ahubwo ubutaha wowe ntugire ikibazo ubutaha ni njye nawe. Nihangane na telefone noneho nzayikuraho n'amatwi nzashyiramo ipamba ntugire ikibazo kabisa sibyo ahubwo mbisukare ko si yaba wari wayikuyeho hari uko biba bibaye. Sheri ariko ntabwo nari nzi ko ibi ngibi biri buze kuba ntabwo nari mbizi rwose kandi nakujyaho dufite umwanya uhagije petit frere yagiye ku kazi kandi ataha nimugoroba urumva ko twari kugirana ibihe byiza kabisa none telefone rero ntabwo twari nari nzi ko icyo kibazo kiri buze kuba ku kazi ko bari bazi ko ndi muri konje. Sheri ihangane kabisa nanjye ntabwo nari nigeze siko nari nabipanze sibyo nanjye nari profite mvuze ningize amahirwe tugirane ibihe byiza. Ntabwo se uburyo nsize. Ihangane kabisa ubutaha nzagerageza telefone nzayikuraho amatwi nyashyiremo ipamba n'umuntu uzakomanga ntabwo nzabyumva ntugire ikibazo rwose ubutaha. Sheri uzi ko nari byiteze nari nakujyaho petit frere adahari ari kandi iyo yagiye ku kazi ataha nimugoroba ubwo rero urumva ko telefone se yiteze. Sheri bitegura tugenda ahubwo mfata akamoto vuba ngere ku kazi. Wakamara sinditeguramo ibiki. Nino tugende Sheri mbabarira kabisa ihangane. Kumva ari birebire gusa ihangane. Ngo Sheri Nuko bitaha nese tugiye. Ngo nzi ko wampaye gahunda nta kintu uri kumbwira. Ubwo se naguze gahunda? Gahunda ni mu kabari. Twaturu na natwitwaje. Umva. Iyo utatuzana turahindurira heva ne. Tugenda ngara duhindure. Mata meze gute ushaka kujya mu mujyi nangana mu mujyi urinjira gutamira Veneto ntabwo gusa tujya mu mujyi urinjira gutamira arani neto igihumbi yose moto afite 300 lisansi yarazamutse abiyo mu kuko lisansi yarazamutse mu mamuko ko amafaranga yamanutse akagwa hasi ntabwo tuvugana ibintu byinshi niba utega uratega udatega ubyibariye amafaranga twebwe ntabwo tufuza tugomba ariko ushobora kuba wibwiye ko ari we motari uri mu muhanda wenyine nasi mu muhanda ari muzingana iki bose bamwe kubana ziparitse ahubwo noneho ugenda rero ko mburamo ntabwo ari ikibazo nabara abatasi bose n'abagizi uba baje mwana naene sasa turimo muzana gikafite nambara abantu kanyishyura protege basone biroka ubona nakatsa tukwaye muri akumwe barakarunda bose akuse kuntwara hano nitwa gufata bose ko telefone urayishyura cyane bya bikafite bya ndarize ko mwabana wagira ngo habamo ibintu